Ko nyine uriya yampanuriye simuzi nibwo nari ninjiye kuri Zoom ni ikizina ryanjye na uretse kuribona ryanditse ni sura yanjye ntayazi nta nubwo azi ngo nuwahe ntabwo bambwe nta nubwo azi ngo ndi nuwahe kuko n'umugisha nagize ninjiye niyo mwe mwakiranye mwari mwarangije twasoje kwa ubundi wowe winjiye ari kubwiriza winjiye umusanga yego ubwo rero nibwo buhanuzi mba nkeneye cyane ndangije nyumubwa mpanurira ibyo ndangije umutima ntari komana arasa kuri cya kintu ngiye kumva numva rongeje atuma imana we nanjye ngo mba ndarwanye mba ndakaza n'ikarame mwami ahita mbwira bibiri byo wari ushaka byo nari ishaka ndumva nahise nkwandikira ubwo natangiye kukwandikira numva nawe yakugezeho nagusezeranya umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ndi wamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo mujyane Burundi shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranya urasohoza. Yes, mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiratuma Imana Concorde kamfate umwanya ngo shimire wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda gusabe umugisha nanjye nabasezeranje utabicisha irungu niyo mpamvu mba nirebeye abakozi b'Imana ugango twiganirire twibutsa abantu uko Imana yacu ikora Imana yacu ivuga Imana yacu isezeranya kandi igasohoza Imana yacu igitubwira ibihishwe twe tutazi yo biba ikabiduhishurira ibyo tutanatekerezaga tukumvira bitubwiye ngo nza gutaba Imana yacu irataba hariho na nza gutabara ziniyo gusa nza gutaba ntabwo ijambo ryose ryanza ari nzagutabara gusa nzakugirira neza ari nzakugirira neza yego ari nzakwica oya ari nzakwanika oya shaka nziza ubwo rero reka ahubwo tubwira abantu twe ntari byo tuje kuvuga nzagutabara nzakugirira neza ariko nuwitondera ibyo Imana ishaka oya ibyo ni kondisiyo ntacubucubusa ntaco ubanga ikintu cyose kigira kondisiyo yavuze ngo nimunyubaha mugakora ibyo gukiranuka nzabakorera ibi gutyo byose bigira kondisiyo nzakugira neza nzagutabara ariko nugendera mu mategeko ngutegeka uyu munsi yego ndi kumwe na Mutuyimana Jean Claude niwe tugiye kubana muri iki kiganiro eka tumusaba banza dusengere ugango Imana ize kubana natwe ize kutubwira ngo nza kugirira neza. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi tugirira ujye ubana natwe ukaturinda ukadukomereza mu buntu bwawe aho imbaraga zacu zirangiriye izabo zikaza zigatangira aho abantu bari bazi ko tugiye kugwa tukahakirira izina ryawe nirishimwe watugiriye neza uduha kuramuka uduha kubaho uyu munsi wa none turahari turi kugushima rero turagushimiye kuri uyu mwanya uduhaye kwicara data twese muri teraniro ryiza nyiribe nyagora ku ngoma aho utadutumye gukomeretsa imitima y'abantu ahubwo adutumye komora imitima izina ryawe nirishimwe reka rero aka kanya nyiringabo nyagora ku ngoma hari benshi bakomeretsa imitima bagiye gukurikirana iki kiganiro ubahe komorwa kw'imitima kwawe maze data twese buri muntu wese umupfuke igipfuko gisaga ku gisebe yakomeretse kuko data twese nyagora ku ngoma iyo upfutse igisebe cacu nagase c'umuntu runaka urarenza igisebe igipfuko kikaba kinini kuruta igisebe bisobanuye ngo wowe urapfuka ndetse ugashiraho n'indishi z'akababaro Mana nyiribihe rero subiza abantu ibyifuzo byinshi bafite ugiye kudukurikira wese abone neza n'umugisha biturutse mu ijuru kandi tugereza tutangirana dusozanye nawe kuko Imana mu izina rya Yesu amen isaha ya 4:08 z'ijoro umuntu aba yicaye abasinziye abaryamye
biterwa n'uwo wahariwe nje narindi maso. Oya turi kuvuga muri rusange. Muri rusange hari abantu baba basinziriye, hari n'abantu baba bakiri mu kazi, Yego. hari n'abantu baba bari ku meza bari kurya, hari n'abandi bantu baba batari barya bicaye iwabo. Yego. Niko Ariko bimeze. akenshi saa yine pe abenshi baba baryamye 80% baba baryamye. cane. Niyo mpamvu ndi kukubaza ndi kureba kuri WhatsApp. Yego. Wagiye kunyoreza iyi link saa 4:08. Hagije anyandikira ngo mwinjire dusenga n'Imana. Hari bivuye ko ari bwo bwa mbere. Ni ukuvuga watangira gusengesha kuri Zoom. Aho bwa mbere unyoreje link mu gikari. Ubundi uyishyira muri groupe. Yego. Ubundi ukayishyira kuri stati. Yego. Ikindi uyishyiraho saa 2 Nishiraho saa 2 minota zishize zibura. Nishiraho saa 1:58. Gutyo. Saa 2:05 mbananje wagiye kuyita. kuyima saa 4:08 kubera Bo, buriya Bibiliya yaravuze ngo buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacu. Noneho abacamigani bo baravuga ngo umutsima imbwa irarya. Imana iraraga uwukoze. Bivuze ngo nivoka yimbwa ngo ihanuka. Oya, voka mu kiranutsi imanuka ihiye. Voka mu kiranutsi imanuka ihiye nabyo kubanza wata. Rero hari igihe umutima utera, watera ugahita utekereza. Njewe umutima wanjye wateye, umutima unyemeza kuguharinga saa 4:08. None ikigusetsa nje nayo naryamye. Ariko nawe uyirimo. Ariko ndi mukuri Zoom nteze amatwi. Yego. Ariko numva umutima uratekereje kuguharinga. Ndangije rero ni ubwo buryo nayiguhaye amasaha. Ndagusubiza ngo ntabwo murasoza se. Yego, wansubije. Urambwira uti dufite ibihe byiza we. Nanjye ntiharindi Zoom narindimo. Reka nyivemo. Yego. Bandakubwiye ni ninji uti nakubonye. Yego. Nawe ntimurakoze kunyinjiza. Yego. Yego. Ndanje ndakubaza ni uyu muhanuzi yitwa nde Nowa. Njyewe nikurikiraniye. Yego. Yego. Nikurikiraniye ndangije numva harimo umumama rwose ufite amavuta. Yego. Ngiye kumva numva tuyatuma Imana. Numva yampamagaye. Nanjye ntikarame. Numva abwiye ibyanjye. Umva ngo usetse se. Yego. Hari ubuhanuzi. Yego. Njya mfashwa nabwo ariko nubwo ntafashwa nabwo cyane. Yego. Hari ibintu Imana imbwira ariko nkumva ni birazimije. Yego. Bitewe ko nta bwenge ngira nyine bwo kubisobanukirwa. Yagize ngo uravuze ngo nta bwenge ugira. Mfite bukeya. Urumva bitewe ko nta bwenge ngira bwo kubisobanura. Nyine biransaba gusobanura nshobora kubisobanura nabi. Yego. Amanurira ibyo ampanuriye kuri Zoom. Yego. Ndavuga ntiyamena nyine ndanyurwa nuko nyibyandi nzakugira neza ngiye kugutabara ngiye kugira ute. Ariko njemba ndi gusobanuza igiye kuntabara kuki. Sibyo igiye kunsetsa. Mutuyi ubu mbonye momo y'ibihumbi 5 Imana yabisekeje. Wahita unaraseka kabisa. Sibyo se. Kuko ubuntu gitanguraho kamirinda hano mu mupaka. Cyane rwose urumva. Ariko igiye kunsetsa gute njemba nkeneye iki ibisobanuro. Urumva. Ariko uri kubiburana mu mutima. Nene ndi kubiburana mu mutima. Yego. Ndatuza. Abagiye kubandi. Yego. Yohana mba ndamutinze kuko kumva nari mfunguye mikoro bwangu nje nikiriza ngo amena. Yego. Mu birumvikana. Yego. Ndongera ndamutinga abagiye kubandi nicaye wewe. Uko yahisa kuvaho nanja nzaho. Yego. Kandi Imana imuhumugisha yambwiye ngo Imana irankishije. Kuva ari amasaha twavugana kugeza kano kanya sindongera kugira ca kibazo ncitsepfu. Kasegewe sepfu ubundi ni ry'abana mbavuze basiri kwagu. Bivuze ngo umuntu w'umupapa nkawe rwose uri gusepfura. Zimisi nkemera ari nkimaranye. Abundi baje baravaho nta muganga wivura nta n'umuntu wisengera. Burya nanjye ndacyakubwira nyine sibyo. N'umuhanuzi mu bana buri gihe mutuyura inshuti yanjye. Yego. Nta kibazo cyanjye utazi ntacyo. Nawe nta cyawe ntazi. Cya 100%. Ubwo kumbwira ngo cya kibazo Imana iragikemuye. Ndavuga nta namaranga mutima mutuye ahanurishije. Kubera ko duhorana nyine. Kubera ko duhorana. Nanga twavuga utari kunkomeza umutima ngo ntacike intege. Ariko nyine uriya yampanuriye. Simuzi nibwo nari ninjiye kuri Zoom. Ni ikizina ryanjye na uretse kuribona ryanditse. Yego. Nisura yanjye ntayazi nta nubwo azi ngo uru nuwahe ntabwo bambwe nta nubwo azi ngo ndi nuwahe kuko n'umugisha nagize ninjiye niyo mwe mwakiranye mwari mwarangije twasoje kwa ubundi wowe winjiye ari kubwiriza winjiye umusanga yego
ubwo rero nibwo buhanuzi mba nkeneye cyane. Ndangije nyuma ubwo ampanurira ibyo ndangije mu mutima ntari komana arasa kuri cya kintu ngiye kumva numva arongeje ati atuma Imana we nanjye ngo mba ndarwanye mba ndakaza n'ikarame mwana ahita mbwira bibiri byo wari ushaka byo nari nshaka ndumva nahise nkwandikira ubwo natangiye kukwandikira numva nawe yakugezeho ariko pe Imana ishimwe niba ari umugoroba wanshimishije uriya urimo none ibyo yampanuriye na mu gitondo hari undi muhanuzi wari wampamagaye arabimbwira reka nizere kandi biraje vuba. Ubundi reka nkubwiye ko nkora aka kantu kandi ukumva ukazirikane. Ubundi gusenga iyo bavuze ngo gusenga ntabwo baba bavuze ngo mwirirwe mu masengesho kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Iyo bavuze ngo gusenga ntabwo bavuze ngo musenge iminsi 3 bira babeshaka abantu ntagira ntuka ngo mwishije abantu biyirizaga bira abantu babeshaka ngo mwiyirize kwiyiriza ni ibintu bibiri birimo mu kwiyiriza. Hari umuntu wiyiriza akamara iminsi 3 akavamo Imana itamubonye. Hari umuntu wiyiriza akamara icyumweru akavamo Imana itageze gute itamubonye. Ariko umuntu yasenga rimwe mu kwezi nabwo kandi urugero sibyo nk'abantu baba bafite akazi yego kakuriye ko nkora turabizi iyo muri mu kazi yego hari ukuntu uhita ufata ukavuga uti ngiye muri ranche gato ugahita uhagarika kuja muri ranche ugahita uvuga uti kwa muti bari gusenga kamfata amato nanga imodoka bite nkanga mu ijisho waba ugikandagira Imana iti mwana wawe wadumvise kubera iki hari ibyo usize hari ibyo wigomwe yego urasenga wabyumvise buriya iyo mfite ibihe by'amasengesho navuze ngo ndasenga buriya urugero niba ndajya muri restaurant nkarira 1000 hano wa fanta y'1000 si bibiri ibyo mu rugo byo wenda katubyirengagiza ariko nibwo musene ndanywa fanta kabana ndiko ndanywa fanta y'1000 kabana ndaca muri restaurant nkarya 1000 ibyo biri mbihereza ku muntu yego abandi rero Mana we nutandamo nako niyirije ubone ko naretse ibiryo bihari ariko nanone kabana bihaye umuntu nanakubudo ngurahirira imbere ya kamera mu rugo nta biryo birimo ntago nakwiyiriza nongera ngurahirira imbere ya kamera mu rugo nta biryo birimo sinakwiyiriza niyirize si gute nubundi bisanzwe ntabigize gute nta biri ni nkuko sibyo hari igihe kijya kigera nkava mu gitondo nkageza nimugoroba nje ngira ingeso kurya mu gitondo byarananiye ntabwo njya shobora gufata ikintu mu gitondo pe urumva ari umumama ari kunsereza ngo njya nzinduka cyane manabyutse nka saa 11:00 urumva so kuvuga ngo mu rugo hababuze icyo nafata pe ariko bitewe n'inzoka zanjye mu gitondo byarananiye noneho ugasanga ubu bibaye saa 6 nta kintu ndakoza mu kanwetse bros saa 6 ziri kubura iminota 12 bishobora gukomeza ugasanga bigeze saa 11 nta kintu ndafata nanje nuko none ndavuga ngo niyirije oya ntabwo wiyirije ntabwo wiyirije kubera ko wiyirije nibagita amasengesho utateguye hari amasengesho dukora tutateguye wiyirije imbere y'Imana ntiwiyirije ariko kuri wowe ntiwariye Imana ntikubona nko wiyirije kandi wiri utagize gute utanabibuze ubundi kwiyiriza nyakuri ni ukwiyiriza hari ibyo urambitse yego ukigomwa. None hari n'abantu bajya bavuga ngo biyirije bakajya kwirirwa bari gucuruza cyase ukavuga uti nubundi si kuri ntacyo kurya gihari ngo reka niyirize oya gusenga ukiyiriza ni ukwigoma byari bihari none ndabiretse ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo warugombaga kurya ugo muzi gira ubigaburira umuntu ushoje wabyumvise rero niyo bamubwiye ngo iyo munsi hatarimo ibiryo umuntu ahita kumbwira turagana atariko atanangwa nari nyine ndi kubabara ejo bundi ndi kubabara nyine kino kibazo mfite arambwira ati nta masengesho menshi ndamubwira ngo ikigusetsa kuva mu kwa mbere ntago nari niyirizaho ntago wiyiriza amasengesho y'imisi arambwira ati se kubera iki ndamubwira rero kankubwire amasengesho tuvuze ngo kwiyiriza mu kwa mbere sibyo ukava ngo mu kwa mbere nariyirije ariko bya bindi byo kwiyiriza iminsi 2 kamara ukwezi ntongeye kugira gute gusenga icyo ntago byantera ikibazo kuko ko mu kwa 6 nkoza amasengesho kwiriza inshuro 3 ntajya nari inyobewe da ukuntu ugiye ko wabyumvishije ariko ayo masengesho mvuze sibyo mbese ubwo niyirijemo 3 iminsi myinshi nabwo ariko ntari myinshi iminsi 2 nese nta wayimara utariye iminsi 2 wayimara konkoro utarya utanywa konkoro wabwirirwa ukaburara neje ukazabwirirwa aya bibaho konkoro
mu gihe cy'umutekano mu gihe cy'umutekano aya bibaho iminsi ibiri utarya utanga utiyirije cyane. ntabwo byashoboka. ariko ngo ntawe wari wataha sibyo kandi wiri utariye wagera mu rugo ukumva umunaniro wakwishe wakwihejagaho gakeya ngo bishe ugasinzira kabihiye barankango nyine iminsi ibiri twumvikane uyu munsi turi kuwa gatatu kuwa gatatu sindye n'ejo kuwa kane sindye nkazonga kurya kuwa gatanu mu gitondo. ayo niyo masengesho y'iminsi ibiri bayuzuye. nta muntu uro wayimara atafashe amasengesho. ndabizi abantu ubuzima bujya buba bubi ariko uko byanagenda kose n'ubwo iwawe byaba byabuze ntabwo wabura aho ujya guca ubukembera mwe ukagenda umuntu je kubasura ukabara inkuru za hehe na hehe uganga urebe kugeza igihe bihiriye ntiwabura naho wajya guca n'agasigati mwe. oya ubundi mu buzima busanzwe ko nkorde iyo tuvuze nko gusenga amasengesho hari abantu benshi basenga bafite igitabo sibyo bafite igitabo ca Bibiliya bakava bati twe turi gusenga twe twitwa abanyamasengesho ariko ukaba utamubaza ngo gusenga ni iki ngagusubiza kuko gusenga bigizwe n'inkingi eshatu sibyo iyo ugiye gusenga inkingi ya mbere ibaho ni ugushimira. yego rero abantu tubana batazi gusenga wakagera amasengesho baba bagipfuka amatimana riya deni uraribona uwo muntu azanye irari ryo mu masengesho ntashimye n'Imana ko yamugiriye yatumye agirirwa n'icyizere ngo barimuhe. mbere na mbere rero shimira Mana ndagushimiye ko nabonye umuntu nyindi umpideri yego warakoze none nyuma yaho Mana nagenda mu bidatunganye mbabarira gusaba imbabazi. uranyumvise iyo ni inkingi ya kangahe gatatu warangiza uti Mana ukimara kumbabarira none ubwishu bwa konkora ude none ndabukura kwaranjana noneho warangiza gushimira warangiza gusaba ukongera ugashimira ariyo nkingi ya kane ukongera ugashimira ikubiye muri izo nkingi eshatu. ndagushimiye ko bikoze mbaye ngushimiye ndetse usibye na babandi batubesha bakavuga ngo yerere Imana nisubiza ngo nzabigenza guca no wapi niba uri kumva ni hari nico utegereje kuzakora imbere y'Imana ugahita unanagikora akanjyaba umuhigo nahize mu mutima buriya rero ndiho nahita nguhigura ndiweho nahita mpigura hari ibyo navuze ibyo Imana yambwiye nijoro kuri Zoom yawe ndamvuga ntibi nibikora hari ibyo nzagusigira yewe kumva ninjya mu bindi sibyo birumvikana ninjya mu bindi aga nti hari ibyo nzagusigira nawe uri gukoresha warangije kubivuga warangije kubivuga nuvuga ngo ubundi mu bahanga kutaramenya ibyayo byose ko ndabikubwira turi kumanuka ubundi abahanga bose bazi ibintu byo gusenga iyo Imana ivuze bahita bumva yego none kugira ngo Imana ikwishuze naho kugira ngo wowe wishuze Imana wahitamo iki ngo aho kugira ngo Imana ikwishuze naho kugira wowe wishuze Imana wahitamo iki ndifashe ntazi ndacaca babitubwira muri comment ariko njewe ukuntu mbyumva iyo Imana ikwishuje ubundi hari indirimbo bajya baririmba iyo nyigezeho sibyo ntabwo nje ndirimba ivuga ngo iki ivuga ngo nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanje ico gitero rero ntabwo nje nakiririmba so kwibutsa sarubwa no kwishyuza ariko ibyo mubizi mute ngo nubona ko byibagiwe Yesu uzanyibutse Imana yije kukwibutsa igukuragamo ijisho iyi Imana ije kukwibutsa muri make wowe wibagiwe ko Yesu yakugiriye neza muri make waribagiwe uti Imana nije kukugarura rero izakora kucukunze ugaruke ibintu mvuze urabyumvise hari ijambo Imana igeze kumbwira ngo nimbwira abantu ngo mwamburiye umwanya iramwe ngo genda ubwira abantu ngo mwamburiye umwanya ngo nje kuwishakira n'ahandi umuntu aba afite akazi kakagenda ugahita usubira mu gusenga nkavuga uti none Mana narakuburiye umwanya none ndawubonye
abyumvise iduka igasha ukaja gusenga none mana iduka zari none yarere nyine wari warabuze umwanya kugira gute kuja gusenga ariko akazi karahagaze ubonye iki ubonye umwanya hari abantu bajya bambwira ngo ariko mutuyi waza kamenya gusenga yerere nabwo ngo mureke nsenge kubera ko igihe nabonye akazi nzaja mu kazi ingope nose urambwira tuvugisha ukuri kuko igiye kuguha ntuza igiye kuguha butike kandi uzajya unarangura yego ni kankeyori igihe uzaba wagiye kurangura n'iki umwanya wo gusenga byuzagabanyuka oya ugomba kugabanyuka ni ngiyana hari umuntu wampamagaye ejo bundi arambwira ati ariko mutuyi ko wabuzeho gusenga bite nabwo rero ndahari nsenga buri saa 2 bari mu materaniro kugeza saa 6 ngo none se ngo nabwo rero hari ibintu ndi kwiga yego kandi bira yaravuze ngo nimukora nzaza mbesha umugisha ibyo muri kugira gute gukora bwa rero ndi kwiga imashini hari ibintu ndi kwinjiramo ubu nibyo ndi kwirirwamo rero narasenze kandi buri saa 2 bandi mu materaniro noneho tekereza ko saa 10 bandi mu materaniro na rimwe na rimwe saa 9 mfite ubutumire saa 9 za mu gitondo nanone ndi buterane hano kuri Zoom havuga ubutumwa noneho ejo bundi kuwa kane ndi mfite ubutumire kuri Zoom sibyo eshatu ngomba kubwiriza saa 9 n'igice habwiriza saa 11 n'igice saa 10 n'igice habwiriza na saa 11 n'igice za mu gitondo ubwo butumire bwose ubufite kandi no kuri Zoom yanje ngomba kugira gute kuba wakozeho kuva saa 5 ugeza kuva saa 2 ugeza saa 5 ngaho noneho bitekereza rero kumanywa naryama wamamagara ngo tuje muri Rusagara hakubwira ni nta mwanya mfite ngo mutuye yaraguye aho naraye urahazi ubusubu hano ndi barahazi hari ubwo bazi isaha ndi kubyumviraho none nyine ndi kubikoreraho yego mu by'ukuri kose wowe ugahita uvuga uti mutu yagize gute yaraguye nababwira ngo reka rero narasenze kwa ngo narasenze niba ngiye ku ishuri ubu ndi kubwira Imana ngo Mana wavuganye nanje uravuga ngo uzanteza intambwe urambwira ngo ugeze kuri channel ya Mutuye Imana official uyitejeje iki intambwe wabyumvishije none ngiriwe amahirwe yo kubona imashini ngo niyiteho sibyo wamfashaga ukankubita ibiganiro bamwe uti ngwino tugende ukagenda ukantunganyiriza ibiganiro warangiza ukanabyedetinga warangiza ukanabishanya n'ibindi kugira ngo tirangire ko detingara ukaprodinga ukabanza wakora urugendo rw'amasaha 5 Imana igize neza impaye akamashini uti none mutuyi rero ndikumva ntangiye kugucutsa ngwino wige hasigaye akugira ngo nzi ndahondera kukurobera isi ngwino nkwigisha kugira gute kuyiroba nongere mfata inzira nirirwe mu musozi aho kwiga imashini aho waburangaye naba ntabuze ubwenge ngiriye ndayifite ni yanje bwite urukumva perezida w'amashini perezida w'amashini tazagira n'abantu baje baravuga ngo ntayo atazagira n'abantu bazavuga ngo ntayo ngiye iki HP ngiye imashini yanjye wayo byumvise urumva iyi mashini narayiguze kugira ngo nyige yego ubu mfite umushinga wo gukora studio y'amajwi n'amashusho akira kibo mfite umushinga wo gukora amajwi n'amashusho ngakora na shoot nkana ndafotora kabisa ubu ni kwigana ndi kubitunganya mbifashijwe na kongo rudari kunyigisha ariko baneza none nindangiza rero saa 2 niwo mwanya mfite wo gusenga ntago ari buke ntabwo ari ubumenyi buke rero bivuze iki ikintu cishe abantu basenga ko nkorude basigaye rimwe gusa wabyumvise bakumva ko ubwo bakomeye bakiyita ibikomerezwa bakumva ko bari gusengera abantu bagakira bakumva ko kuba bari kurambika ibiganza bikemera bakumva ko kuba bari guhanura mwitonde nigeze mparikisha imodoka 30 mu Gisayo nanje ndi gusengera abantu bitonde ibyo ngibyo agacurimo kabemo umenye ngo kazagira gute kazarangira aho ukorera Imana neza kuko ejo ntawahamenye ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba iki kibazo wabyumvise rero mureke gusenga mukine ahubwo senga unakore Imana ihumugisha ibyo wagize gute ibyo wakoze naho ibyo gusenga ukicara ngo Imana inavuze mu gitondo saa 5 nimugoroba nibyo twarasenze turanahanura n'umunsi ndacahanura ndacabihagazeho ndaciyizeye 100% ko Imana iri kumwe nanje rero niba Imana yaravuganye nawe ukabuze ko Imana izagutabara bana nzayimana ariko yitwa ngo nzagutabara wibana nzagukoza isoni wibana nzagukomeretsa wibana nzakwasa wibana nzakwica bana nzagutabara
itabara kandi kugira ngo uyibane. Yego umwanya w'ijambo ry'Imana reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 36 n'uwa 38. Yego muturinda mutunguye nta nubwo yarabiza yasi ngo ndamubwira ngo asoma ahantu ho yateguye aha nanjye hanjemo ariko ni urahasobanura. Yego Luka igice cya mbere umurongo wa 36. Luka igice cya mbere 36. Kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru. Yego uwitwaga ingumba none uku ni ukwezi kwe kwa 6. Yego 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 ndi kuvuga ababyeyi batwite abana bagahita baza. Imana ishimwe abana mwegereyo muri kamera abana muveho. Yego twe turi gusoma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 36. kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru. Amen. uwitwaga ingumba dore uku ni ukwezi kwe kwa 6 itariki 20. Imana ivuga ngo rihere. Utumye navuga itariki 24 uku ni ukwezi kwa 6 itariki 24. ukwezi kwa 6 yari amaze atwite yari kubura 3 ngo ivuke. Yego kanisubiremo. kandi dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru. Yego uwitwaga ingumba none uku ni ukwezi kwe kwa 6. Amen. kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere uko uvuze. nuko marayika musigaho aragenda. twakire neza ijambo ry'Imana. nge nari umusomyi ni nanjye wariteguye umukozi w'Imana mutuye Imana Jean Claude ukarisobanura. Biragoye gusobanura ijambo utateguye ariko mu izina rya Yesu Kristo nta kindi kintu nshatse kuvuga muri iri jambo nagase magambo dusomeye. ndashaka kugira ngo mvuge iri jambo rivuga ngo nanje ndi umuja wawe bimbere ukugize gute ukuvuze. Amen. iryo jambo gusa Imana itugirire neza. iri ni ijambo Imana yari yaravuze ivugana nawe iramubwira ngo umva yewe igihe kirageze uzabyara kandi uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yohana. ko biri yivugara uzamwite Yohana. naye gusoma ijambo rero biragoranye. uzamwite Yohana nje narije kubabwira ngo ntimuhagarike imitima mwizere Imana na Yesu mugira gute mu mwize. none iri jambo riravuze ngo dore mwene wa Elizabeth nawe afite inda. haleluya. nawe kandi igeze mu zabukuru mu kwezi kwa 6. ngo ariko mwarangije nawe abyumvise ngo Mariya aravuga ngo umva rero guhera aka kanya ndi umuja wawe bimbere ukugize gute ukuvuze. bamusiga harigendera. umva guhera uyu munsi Uwiteka Imana avuganye nawe ijambo muri ijambo avugazemo ijambo rikomeye. ijambo rivuze ngo niba hari icyo Imana yakubwiye wishidikanya ahubwo izere ko Imana izakora imirimo n'iki n'ibitangaza. wizere ko Yesu azaza akakurengera. wizere ko Yesu azaza akagutabara. naho haza ibyago byinshi wibera amahoro. Yesu abirimo ibyawe wihangayika wikwirirwa urifuna. ibyawe birahari ngo twabivuze kare. voka y'umukiranutsi imanuka gihiye kandi umutsima imbwira rya Imana iraraga ukoze wihangayika n'ibikurwanya n'ibiguhiga. Yesu arahari. mwakira ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. 07821 38 Mana mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. ushoboye byose ushoboye byose. izina ryawe nirishimwe. uvuganye natwe Nyiringabo. imbaraga zawe zaturinze. imbaraga zawe ziba natwe muri iki kiganiro. ngaho hagarara kubagiye kucumva kandi buri muntu wese nkuko nabivuze ntabwo data wa twese nyiribihe wambwiye ngo nkomeretse imitima y'abantu. wambwiye komera imitima y'abantu. niyo mpamvu iri jambo ryomora abagabo abagore ryomora urubyiruko bari mu Rwanda bari hanze yarwo kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. bikoreye kwibasha kandi ukomeze kuba natwe. komeze guhereza umugisha iyi cano kandi ukomeze kwizamurira mu budahangarwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo. twizeye kubikoze kandi data tuzagushima. urakoze kubyumvise kandi kubanye natwe mu izina rya Yesu. Amen.